hano umva umuganda alina enjogera egamba nti nja kukuba nkuwe receipt. umugani mu kiganda uragira ati nzagukubita nguhe na resi. Famire y'amayanja most special omwami Wizo akukuba n'akugoloza. Uwo mu muryango wa Mayanja Wizo akagukubita n'inzoka yo mu nda akayikubita. Akukuba najja enjogera eri nti nja kukuwa nkuwe receipt. Aragukubita akanagukubita akubwira ngo ndagukubita kandi nguhe resiti. Bw'abanga Wizo wakubye Sandra Teta n'omutuusa ku kino. Wizo niba wakubise Sandra ukamugeza kuri urwo rwego, Nze nkuggyeko omukono ne famire y'amayanja ngiggyeko omukono. ndakwigaramye ndakurekuye na famiye ya Mayanja ndarekuye. Wamukuba n'omufaananya bw'otyo omulundi ogwasooka. Daniela n'avaayo n'awuliriza akakazi kano. Ne kagamba mbu Daniela alimba. Kyova olabanga ne guno omulundi Daniela yasirise n'atanyega cce. Ubushize ubwo ni muri 2021 waramukubise umugiruka nk'uri ifoto turi kureba. Daniela ku bantu batazi, Daniela ni umugore wa Jose Chameleone uwahoze ari umugore we. Arahaguruka aburira Sandra Teta yanga kumva. Famire y'akakyala kano Cassandra Teta yavaayo. Famire n'etuuka ne ku poliisi ng'eyagala kusiba Wizo. Cassandra Teta kennyini ne kagenda ne kaggyayo omusango. Kyova olabanga ne leero famire yasirise bwecce. Famiye ye mwumve ndi gusoma kumvikana ndi kuvuga ibya ibiri maha, ariko se we gundi jango wano ngwino hano washyana umfashe. Ngwino umfashe hano gusobanura iki kigande. Niko nta mu konyine dufite aha, nta munyankuru uri muri iyi space. Ese uyu niko nkeneye umuntu uvuga ikigande kiri original. We bagosora nta kigande uzi kavuki. Nkeneye umuntu hano uvuga ikigande kiri OG. Ko ntabwo ndi bufatanye kurya no gutranslatinga. Nkeneye umuntu uvuga ikigande bye. Muze. We 2 3 4 5 6 wovuga ikigande waca bari zako. Ugomba kuba ufite identity ku buryo njya nkumva nkuvuga ikigande. Ugomba kuba wumva ikigande ariko n'ikinyarwanda neza. Ongera requesting inyuma ntabwo hari umuntu usaba mike nkabona ko ashobora kubaza urwo rurimi. Niba ari umuntu umva ikigande yiyaminiya azamuke. Ndi kureba amazina nkabura izina ryanditseho nka Gatonda, Gatongore, Byansi, Jemusi, Joni, Jori. Abo ngabo bashobora gusobanura ikigande nkabyumva. Urumva abanyarwaya ese ubundi natubwira nkeneye abantu bavuga ikigande. Urumva bya Gatonda, nshaka umuntu ushobora kuvuga ikigande. Uri kujyana ariko uraza aha ngaha muri space witwa ntaho mvuga iki kigande se wakibwiwe n'iki. Urumva nkeneye umuntu nka Kayihura, Muhozi, abantu nk'abo. Ntabwo nkeneye abantu batazi ikigande my friend. Dore nk'iki ngiki cyitwa Bagosora. Ubwo waba witwa Bagosora Theoneste kandi si wa wundi Bagosora si umwe wateguye jenoside ba. Urazamuka urumva ushobora kuba uzi ntuza, ntabwo bikunda. Reka manze nimenemo akantu kugeza igenza kubona umuntu ushobora gutranslating ikigande. Niko Sakeri wowe uzansobanurira igifu rero. Ntabwo ikigande ukizi. Kwizera kwizera nta kigande uzi. Kwizera okay, let me try. Ako se kwizera wavuga ikigande? Okay, nyowe ni ihuriro Ruganda. ndamubuze burundu. Iko motari we, motari utaza kujya muri Amerika uvuga ururimi rumwe nk'inka.
ubu ngubu koko yaba waratiye kwigira university Bugande ntubuje kumfasha. Godfather, Iri ni Godfather. ishyano wahuye nayo nyuma yo nyuma yo kwisanga Yewe, ugeze muri Amerika kugira ngo wige indimi byarangiye kuba moto yitparitse utwara ikamyo yewe nawe kuba umushoferi barabikuraze nyuma yo gutwara moto za Kabuga no, niko moto ngo bimeze bite feri yakora iki kindi? umumotari nta kindi wakora Bose agomba amusora gutwara ikamyo. birukane. None se Godfather, kutari kunyitabaza ku kigande cyane cyinshi cyane cyo gusaba ibiryo. Urakivuga Yewe, mane iyi topic iri seriye ku rwego ruri hejuru urumva. itopic iri seriye gute se? Imeze ite? Umva hano wumva ikiganiro gikeya Oya, hari abantu twari duturanye bakivuga. umva hano Muganda alina enjogera egamba nti nja kukuba nkuwe risiiti. umugani w'ikiganiro uravuga ati nzagukubita nguhe na fagitire. Famire y'Amayanja most special omwami Wizo akukuba n'akuguluza. Mu bisanzwe muri famiye ya Mayanja uwo bita Wizo aragukubita akagukubita n'inzoka yo mu nda kubwogoroza nsinzi icyo bisobanuye ubwo ndi guhita nkora nyine ndi guhita njanisha. Ariko umuntu uri buze kumbwira kuwogoroza akahita bishyira mu Oh, kinyarwanda uwo nguwo ndahita manika amaboko. eh, uyu ni wa mugore bonje bamukubise. Reba kuri dashboard. Nyine ndabibona hariho 21, 24. Reka manze mbrokore uyu mugore. Wabibonye ariko I'm not sure ko uyu muntu rese Oya, urabona umuntu ari umwe. iriya foto yo mu nguni ntago ari. Iriya foto yo mu nguni ni. Data iyi ngiyi ya 2024 rubwo ari we No, that's not her. ntabwo ari we ariko buri Ahubwo ingumi zishobora kumutransforminga akasa abasanga nari we. iriya foto sinzi hano hantu maze iminsi nyibona bayikoresha ariko ashobora kuba ari muri abo ntago ari. Ntago ari. Nibiwa usere yakongera akamukubita Kandi none. hano turi kumwe n'abantu b'i Bugande wareka ukumva nkeneye umuntu translating ikigande. Niyo mugabo Obed ntabwo waba uvuga ikigande kavuki nkeneye umuntu uvuga ikigande wacyohewe. So usoma izina ry'umuntu ku ikigande kiko kingana. None se niyo mugabo Obed urumva Obed atari igifaransa. Oh yeah, Obedi ni Gifaransa. Yeah. Nibyo Obedi w'icyongereza uba. ntabwo abaho hari uzi ntawe wakumva umuntu nka Tom nka James warumva umugande witwa Jambo Reka turye ubu nta kagande n'agacyazi. wari wumva reka turye ejo yagiye i Bugande ageze yariga baramwirukana kuko yirirwaga yararaga muri Cavendish ntibishoboka umuntu nguyu uyu ni umuntu agiye abantu bize Uganda ariko baracyumva we. uyu nguyu nta na gikeya azi nta na gikeya azi Ariko nyine nari nturanye n'abantu bavuga ikigande. okay aha ngaha havuze ngo iki nta kigande azi nkeneye umuntu uvuga ikigande my friend umva Muganda alina enjogera egamba nti nja kukuba nkuwe risiiti. Famire avuze ngo iki Ntabwo ndi kumva neza soma amajwi neza yaba ataza neza ngiye nkobyumva. fake ubona ntabwo wumva Okay. umva hano y'Amayanja most special. umva Muganda alina enjogera egamba nti nja kukuba nkuwe risiiti. avuze ngo iki Njya kukuba nkweri ndagukubita nguhe fagitire. Famire y'Amayanja most umva hano uvuge nkuko abivuze umva Muganda alina enjogera egamba nti nja kukuba nkuwe risiiti. Famire y'Amayanja most special omwami Wizo akukuba n'akuguluza. sobanura Ngo family yande icucu gusa iradukunda nakubwiye ngo ikigare cyo guha ibiryo n'amazi ubundi ngakomeza urugendo. Ariko uramubona umuntu uzi ikigande ntabwo yaba
nkeneye umugande, nkeneye umuntu uvuga none se ikigande n'ikinyarwanda. none se Mhm. wa mugabo we niwe Waruze? wongera aramukubita mu gihe tugitegereje umuntu uvuga ikigande. Hmm? Ni wa mugabo wongeye kumukubita ni umuntu baturanye. Njye ntabwo numva ikigande. Kubera ko aba yari wa mugabo twakomeza tukinywera agakawa, bari kunywa agakawa, abari kujya ku kazi bakongera akigirayo. Nibwo space ikomeza. Space irakomeza tumaze kubona umuntu uvuga ikigande, ni ntamubona ubwo space ndayimurira kuri TikTok. Mm. Niko bimeze muta. Niko bimeze, ntabwo nzongera kwihiringa, bagira ngo barabinishe, ntabwo nzongera kwihiringa. Ko dufata mvuga ikigande uramaze, saba Mike uzamuke. Niba ntabonye umuntu uvuga ikigande ntabwo space ndayihagarika ahubwo. Mhm. Nabuze umuntu uvuga ikigande. Ubu nabuze ba Junior na ba Jolly na ba James. Nabuze umuntu uvuga wumva ikigande ngo aze hano. Dore iki ngiki ngo cyitwa indangazi, wowe nta Mike nguhaye. Nkeneye umuntu uvuga ikigande. Wilson nta kigande uvuga wowe. Wowe nta kigande uzi. I need someone who speak Uganda. Wilson we uzagukenera umunsi nazanye umuntu uvuga Uganda none ashobora igihinde. kubisobanura ashyiramo iyo audio Uvuga ikigande? cyane. Kwa Wilson wowe ni igihinde se? Ngaho Ndi reka tugende. muyaye Kare twagiye. kare Uganda ine enjogera egamba nti nja kukuba nkuwe risiiti. Mhm. aravuze ngo ngo ndagukubita nguhe na receipt. Abonetse umwana ukizi. Tawiri so. Wiri so ongeraho kandi ako ko gukubita ukamuha receipt twari twakumva. Special mwami wiso akuba nakugoloza. Aha. Ntago mbyumvise ijwi riri kure. Ijwi riri serious? Okay. Reka banza yumve iriya video iri Uganda ine enjogera egamba nti nja kukuba nkuwe risiiti. Ntabwo ndi kumvikana neza se? Ntabwo ndi kumvikana. Bari kuvugiraho ntago ndi kubyumva. Shamunteye kujya gushaka nani? Ongera volume gato birahita bikunda. Uretse gacyakwereke. Ubundi mutunye nshika piti mwaba. Kunkata piti kabisa. Omuganda kukuba nakugamba nti nja kukuba kwenere si. Hanyuma hano I think it's time kandi ntuzurashiramo pause wowe uvuze
nje ndasobanura kuriya ko mu interpret wa musenzi we wowe ufite amatsiko ahubwo yo kubyumva byose wowe wifitiye amatsiko yo kumva icyo ugiye kuvuga kaze kwereke fuck okay okay hanyuma cyakora Godfather nje Uganda sindumanye okay so ntekereza ko ahangaha ari biri buze kuba wane I think reka maze connectingeho gato okay famire y'amayanja most special omwami wizo akukuba n'akuwuguluza akukuba najje njogera eri nti nja kukuwa nkwera erisiita bw'abanga wizo wakubye Sandra Teta n'omutu ne famire y'amayanja ngigyeko omukono wamukuba n'omufaananya bw'otyo omulundi ogwasooka Daniela n'avaayo n'aweereza akakazi kano ne kagamba mbu Daniela alimba kyova olabanga ne guguno omulundi Daniela yasirise n'atanyega kye famire y'akakyala kano Kasandra Teta yavaayo famire netuuka ne ku poliisi ng'eyagala kusiba wizo Kasandra Teta kenyini ne kagenda ne kaggyayo omusango kyova olabanga ne leero famire yasirise bwekye era uretse gato noneho wiseka aho vuri birikumvikana se biri kumvikana birikumvikana noneho ahangaha urinda ko ariko se wambwire wampamagariye gisetsa uko ni nagoswe ndi wambwire Janet akadufasha reka nyine muhamagare ariko reka njye sobanura umunota umwe gusa muhamagare ibindi akomeze sibyo reka brage man birababaje wagiye wibikiniramo kintu turi gukinira ku buzima bw'umuntu umva hano muganda alina enjogera egamba nti nja kukuba nkuwa erisiiti famire y'amayanja most special omwami wizo akukuba n'akuwuguluza aravuze ngo nagiye mu Uganda n'amaguru ufise risiti wa muginga we nta kiganduzi nzanira ntuza mani mbwirira Janet azi reka muhamagare muhamagarira se no ibintu biri seriye man ndashaka kugira ngo tumaze tumenye kwanza ariko se uyu nguyu yaba ari we ariko byagaragara umuntu ashobora kuba nari we kuko uyu muntu yamaraniwe none se uyu ni wa mukobwa yigira gukubitwa ko mbonaho hejuru ya man nyamara uyu nguyu ni ariko nawe yabashawe umugore nawe yaba yaragowe baba we mubwire ngo bini emergency zana mbasobanurire njyewe muri bikeya nzi muri bike dushaka bazi byinshi kavuki none se bikeya byawe dukeneye abavuga bike inzo Ruganda ndumanyi Burundi leta omanyi Ruganda iye wegundi wedira ki teka ompulire wedirangazi wedira ki ogambye wedira ki uri ngebina iki byoyogera bafu uri ibinaga uri ngetako bisi byoyogera yogera Ruganda Burundi uri ngetako byogere si Ruganda gwengubuza wedira ki uri awo wemamaza
tekaho video twariza muri tekera kasi ya buroro munshakira umuntu uvuga ikiganda ndashaka kugira ngo dusobanurire iyi audio tubyumve neza tubisobanukirwe urumva abaganda bedire bisoro wari wabedire porogoma okitegera bedire ente embwa so ninkubwira ngo wedira ki ntabyo uzi uri so wamuze kamuhamagare kuri call isanzwe ndi kumva kuri ntuza atari kwitaba simbizi ndaje okay munshakire uwo bita the last queen niba ntuzabuze munzanire the last queen mota wampamagare the last queen ni gute abantu 180 tuze mu muntu uvuga urugande shiraho iyo audio mbasobanurire reka tugende Uganda ine njogera igamba nti nja kukuba nkuwe receipt. umuganda aravuga ati ndagukubita nguhe na receipt Family y'amayanja most special omwami Wizo akukuba n'akuwuguluza. umugabo Wizo aragukubita akagukinguza Akukuba najje mwamusenzura hatwibye twumvisemo Wizo ariko vuza ngo umugabo w'inzu omwami umva Wizo omwami umugabo ni umwami ego tambura amaso gwe kademo urira akukuba n'akuwuguluza. Akukuba linda ko najje most special omwami Wizo akukuba n'akuwuguluza. aha yireka ikomeze ngo usobanurire ariko se wa mugabo we ni one by one umva twagiye Uganda ine njogera igamba nti nja kukuba nkuwe receipt. twatangiriyeho avuga ati ngo aramukubita amuhereze receipt wowe yireka subiramo tangira kubona shaka ngiye ndajya nkubwira ijambo aho yikiriza usobanure urajyana uduce ngo umva hano Uganda ine njogera igamba nti nja kukuba nkuwe receipt. umuganda aravuga ati ndagukubita munshakire umuntu ufite ikigande uyu nguyu ni cyane hirya gahambirwe mu kigande iyo bavuze ngo umugande nuvuga ngo aravuga ngo umugande aca umugani ngo ubona no guca umugani umva hano Uganda ine njogera igamba nti umugande ari nenjogera mu kinyarwanda umugande aca umugani ngo enjogera iyo bavuze ngo umugande ari nenjogera umugande aca umugani ngo urukumva rero we nta kiganduzi urukumva none reka twumve reka nzi wumve hano nja kukuba nkuwe receipt. urira linda ko Uganda ine njogera igamba nti nja kukuba nkuwe receipt. umugande aca umugani ngo ndagukubita nguhe na fagitire Family y'amayanja most special omwami Wizo akukuba n'akuwuguluza. umuryango wa mayanja especially cyane Wizo ubwo especially mu kinyarwanda ni iki Wizo aragukubita nakogoroza ntabwo nzi icyo bivuze mu kinyarwanda niyo mpamvu ndi kubabwira iri jambo ntabwo ndizi nkeneye umuntu urisobanukirwa karimbwira okogoroza bebe iki mu runyarwanda banangi aha extra urahari Godifari reka nzane Semuhunga bisobanure yego savuga icyo Semuhungu savuga arabisobanura ikigande ariko nawe ikigande cye gishobora kuba ari icyatura turya oya Semuhungu ikigande cyose Semuhungu yadandaje amagari Buganda reka muzane yadandaje amagari Buganda yarateze
Ama uri kuvuga amagara? Yesu Kristo. Yadanduje amagara Hmm? Kampala. Muzanire se muhungu Neza arabisobanura. neza. Ndavuga amagare uwo wumvisha ibindi. Hmm. Niko bimeze mutegereza umuntu uvuga ikigande. Nkeneye umuntu uvuga ikigande kiri seriye kuko iyi nkuru mane uyu mukobwa urumva niwe ndi gukomeza Semuhungu araje kwitegereza ni. adusobanurire. Si yabaye mu Okay. Bugande? Muzane. Nese uri so simeruka watangiye. Wese ngo yagiye imbararanya gupfa yahise tutwara mbararanya. Byageze gute? Ntago wageze Ikigande cye ntago wageze kigaruye. Kampala Utangiye neza kuvuga mu mujyi. yageze i Bugande n'amaguru. Se yageze uzi ko aha se muhungu yaje. Semuhungu azi ikigande kandi koko. Natubwiye. Mukwano jangu wano ugamba otya sebo. Jangu otuyambe. Semuhungu azi indimi nyinshi. Jangu wano otuyambe. N'igifaransa Nze gake. netaga umuntu yogera Oluganda. Pure Luganda. Je bariko sebo. Kare sebo nawe jyewe Wasibye otya. urungi sebo wasibye otya Wasibye sebo otya. Ariko nubwo ntazi Bugande Semuhungu ni Nasibye nyabo ntabwo bulungi. ari sebo. Kati Ese nze Wilson gute wazamutse mu bazi ese uruganda? we nisanze gute hano kati kankubuze Wa mugani buriya Semuhungu we sore mute kuvuga your mic nyabo. mwe mwihanganye gato Nyabo. Godfather nawe nta kigandu zivuga ati jyewe ariko nyabo. Je muba bareko ndetse nyabo. murinde ko man ibintu birababaje turi kuri topic iri Sinzi sensitive impamvu ibabaje ndi kuvuga kurushaho ikigande cyane mpita nkumbura igitoki cy'umunyigi. Sinzi nabyo muze kubivuga. ngayihangane gato ya motari hangane gato dore amagambo yari yabuze ivuga reka muri kuvuga nk'abari se bugiye bareko kandi nawe jyewe we diraki nedirente buza Semuhungu kate we ori dirente sebo. Ori nyabo. motari no Sorry. motari reka kumvanga motari hangane gato tumaze twumva kino kintu abantu baraza kurira nyuma reka Sorry. kati ongambe we dirente nedirente cyogamba uri muzukuru wa kabaka burungi nyo nze nedirente kabaka mutebi wa kusatu ata motari ono motari yedire mbizi irambizi kale katugende mu maso mukwano wano waliwo Sebo. Sagara ebyo. kale katugende mu maso Ebyo bigambo biveko. turashaka udufashe urumva ahangaha wumve iyi audio uyidusobanurire mu kinyarwanda niyo divuga ibikize manzi utega amatwi wumve Buganda ine njogera egamba nti nja kukuba nkuwe receipt. okay ngo hari imvugo igezweho ngo ivuga ngo nzakubita ngo he fagitire Family y'amayanja most special omwami Wizo akukuba n'akugoloza. ngo famiye yo kwa mayanja ngo especially uwitwa Wizo ngo aragukubita akamera nk'akumukije akugoroza okay oko kugoroza ke Ako kavokabulere kari katuzonze. kale katugende maso Akukuba najje njogera nti nja kukuwa nkuwe receipt. ngo aragukubita ngo yarangiza akakuzanira na fagitire yuko yagukubise Bwabanga Wizo wakubye Sandra Teta n'omutuusa ku kino nze nkuggyeko omukono ne family y'amayanja ngiggyeko omukono. ngo kuba wakubise Sandra Teta gutya ukamugeza kuri hano kuri gutya ameze ngo uwo muntu uri kubivuga nyine avuze ko amwanze amukuyeho n'akaboko kiwe yaramushyize ariko sindi kubyumva bro byacitse Godfather shaka neto akabiri kuvuga nabi kabisa. Bise bibigisha Arabia ntago bikiri ikiganda. subiza inyuma hamwe ntango mumvishe motari mbabari ufunge mike yawe ndagusabye aho bigeze yihangane ariko gatoya nawe twakumvaga Godfather uretse gato Ono. Danira n'avayo n'awuliriza akakazi kano. Ne kagamba mbu Danira
linda ko wamukuba ko n'omufaananya bw'otyo omulundi ogwasooka ko byegeje imbere avayo se cyane n'aweereza akakazi kano uburetse gato ne famire y'amayanja ngiggyeeko omukono reka manze mpindure ntuza inyise wamukuba n'omufaananya omulundi ogwasooka danira n'aweereza akakazi kano okay ne kana kagamba mbu omukono Hmm? wamukuba n'omufaananya bw'otyo omulundi ogwasooka danira n'avayo n'aweereza akakazi kano ne kagamba mbu danira alimba kyova olabanga ne ku guno omulundi danira yasirise n'atanyega kye reka nsubize inyuma kugira ngo ubyumve neza Okay. omulundi ogwasooka danira linda ko wulira yeeko omukono wamukuba n'omufaananya bw'otyo omulundi ogwasooka danira n'avayo n'aweereza akakazi kano ne kagamba mbu danira alimba kyova olabanga ne ku guno omulundi danira yasirise n'atanyega kye Okay, so icyo uyu mugabo ari kuvuga yaravuze ngo uyu mugore bongeye gukubita niba banamukubise sinzi mba ari bino ari iby'ubu bushyashya uyu Sandra Teta ngo ubushize baramukubise Daniel umugore wa Chameleone Daniel ava yaramuvugira amukorera ubuvugizi noneho ngo uriya akajya avuga ngo baramubeshyera uriya Sandra Teta akabeshya ngo baramubeshyera kandi Daniel ari kumuvugira ngo none ku inshuro ya none ngo Daniel yicecekeye ngo nta kintu na kimwe ari kuvuga Daniel ni wa mugore umeze nk'umumetisi wa Chameleone usigaye aba muri Amerika okay famire y'akakyala kano kasandwa nyuma tata yavaayo famire netuuka ne ku poliisi ng'eyagala uwo niruvugiyemo ihangane se mu umva kasandwa tata yavaayo famire netuuka ne ku linda ko kyala kano kasandwa tata yavaayo famire netuuka ne ku poliisi ng'eyagala kusiba wizo kasandwa tata kenyini ne kagenda ne kaggyeyo omusango kyova olabanga ne leero famire yasirise bwecce era tubira ngo kasubize inyuma Sandra uburetse gato umva ariko kasandwa tata Sandra banza yavaayo baramukoze famire kabisa linda ko biwulire bulungi Sandra nta muntu famire usongera y'akakyala kano kasandwa tata yavaayo famire netuuka ne ku poliisi ng'eyagala kusiba wizo kasandwa tata kenyini ne kagenda ne kaggyeyo omusango kyova olabanga ne leero famire yasirise bwecce era tubiraba na mu oh social my media god umva se aravuze ngo ababyeyi ba Sandra Teta baraje bajya kuri polisi bashaka gufungisha Wizo ngo noneho Sandra agenda akurayo umusango nyine ni ikirego akurayo ikirego ngo none ubu ngubu niyo mpamvu ngo na famiye ya Sandra yacecetse ngo no muri social media bitari kuvugwamo ngo ariko mu banza yakubiswe byatari nyine uwo nguwo uwo Sandra manza wumve omusajja yeezira okutegeera nti famire ye kuvuddemu akuba n'akuwuguluza none se ngiye icyo ndi kubaza umva ibi ngibi hano ni manza sobanura ibyaryari igiye kurangira ihangane umva famire ye kuvuddemu akuba n'akuwuguluza umva omusajja yeezira okutegeera nti famire ye umva era tubiraba na mu social media ate omusajja yeezira okutegeera nti famire ye kuvuddemu akuba n'akuwuguluza niwo ukubita nyine ukagera ku munota wa nyuma aho kubura umwuka nyine nese reka mbaze ni uko nawe uri kwita umuzibisha ibi ni ibyaryari ni iby'ubu vuba aha ikintu serivisi utari kubona kandi igenda warebye ifoto iri aho hejuru ahubwo se uyu ngewe ikintu ndi kubona ntabwo uyu nguyu ari Sandra icyo uwo mugabo ari kuvuga ko ariko nyine bigaragara ko ari bishyashya kuko ari kuvuga ko umva hano kandi ibi ngibi yashyizeho n'iyi video genda urebe video niya yayikoze yesterday umva tena ngo bamukubise ku buryo ngo noza yanze kumuvugira na famiye ya bano b'i Kigali banga kugira icyo babivugaho kuko ngo ubushize yakuyeyo fayiro yiwe ngo polisi ngo ababyeyi ba noza ba Sandra bagiye Uganda bashaka kumufungisha Sandra agenda kuzayo umusango reka twumve family y'amangi tutumanyi oba bayigira that kind of mize oba it was violence between mami and daddy nga bakyali baana bato Daniela bano yavayo n'atugamba Chameleone yakuba n'akujja Masaka n'akutuuse Kampala nga kulula bwakuba ngo iyi famiye ngo batangiye kwiga iyo mico ngo bakiri abana ngo bavanaga Masaka bakarwana bakamana ariko no famiye banze irimo muzima Daniela reka nanjye ariko nawe uri kudusobanurira nabi umva hano kumve neza it was violence between mami and daddy nga bakyali baana bato Daniela bano yavayo n'atugamba Chameleone yakuba n'akujja Masaka n'akutuuse Kampala nga kulula bwakuba
Bikingaragara ngo kabya. Daniela ngo bararwanaga bakava mu Masaka bakagera Kampala ngo ari kumukubita Daniel bavuye Masaka kugera Olugulaba Kampala. Daniel Ogola. bw'oba nga wizi wakubye Daniela Sandra nyine Teta nga afaanana bw'ati nga yabadde spatial old shape n'omukuba n'omufu nze mbadde simutegedde namutegeera bwe bamukubye n'omufuula new shape nze nkugyeko omukono ebya Nta gisekeje ngo birababaje bro. yakubise Sandra ku buryo isura yahindutse ngo Nta gisekeje kirimo. ngo yanamuyobewe. Nanjye nizera ry'Imana none sanga wamenya ko ari we. Hano none se aravuga ngende kubibona none se biriho ibyo ngibyo wari kuri dashboard aho hejuru singiye video iri hejuru kuri dashboard. Ariko ndakanda ntabwo hano uyu nguyu none ifunguro. si uyu mugande ibinyere none si yamubonye amaso ku maso kuko uko ari ngo nawe yari yamuyobewe nanjye ndabona atari we. ngo bamukubise ngo isura ngo irahinduka ngo nawe yamuyobewe ko ari we ngo shepu irahinduka. umva hano kabisubiza inyuma gato umva. urakoze bye Sandra Teta nga afaanana bw'ati nga yabadde spatial old shape n'omukuba n'omufu nze mbadde simutegedde namutegeera bwe bamukubye n'omufuula new shape nze nkugyeko omukono ebyammwe mbivuddemu ati bagamba mbagana tosaayo kikyo era mu butuufu kati maama wa Chameleone agenda kuvaayo agambye yabadde small misunderstanding ngo mama wa Chameleone ngo araza kuvayo ngo avuge ngo harimo ibintu batumvikanye ngo ni abana batonganye ngo ni ibintu byabaye aha. kandi ari ukugira ngo arengere umuhungu wiwe era mu butuufu kati maama wa Chameleone agenda kuvaayo agambye yabadde small misunderstanding bajja kutegeeragana abaana bange nga bakuba omwana wa munno bamufaananya bwe batyo mbu era bw'abadde butakkaanya butonotono ngo bakubise umwana w'abandi bakamugira gutyo ngo bavuge ngo ni buntu ngo butoya cyane ngo bwabayeho hagati yabo babiri kandi umwana bamugize nabi bamuhindanyije feza. ese famire y'amayanja ngigyeka wamma kyova olaba nga tibitambudde mu social media abakazi abantu babikoowa ngo niyo mpamvu utabona ngo bitagenze muri social media cyane bitazengurutsemo cyane ko ngo abantu barabihaze. basaba kuwolereza ogusooka n'olaga nti gwe oli mugezi nga bakuleka ne Sandra Teta kitova mu bufumbo bagenda okuttira okuma linnya na ssente kubanga omwami avuga viiti anaamala kutta omulambo gwe gunaabeera mu by'obugagga abakazi muguma nti ngo kuki Sandra Teta ngo utava mw'iyo mariage mw'ubwo bufumbo nyine nka marriage ngo iyo V8 ngo ugendamo yuko umugabo afite V8 nyine Toyota zino za V8 ngo numara gupfa nibwo uzabisigaramo utakiriho ibyo by'ubukire nyine ubugaga n'ubukire ngo kuki atava mw'iyo mariage ngo akiri muzima ngo gukurikira ubukire nibyo azagumaho agapfa n'iyo V8 atabyenjoyinze ariko ndumva ari hatari byo muri Uganda. bro njye nabonye kano ka video ndavuga turakavugaho ariko ntabwo nshaka kumenya ibirenze nta comment nshaka kuri Sandra urumva mureke ubwo azirongwa muzajya kumushyingura ari ikindi se bane turumva umuntu bahora bakwitegura adashaka gutaha usuzwe yarageze mu Rwanda se yarabaye na neza asiga hostinga ama event nyikiri muri Amerika we baramukiye yaraje asiga hostinga n'ama event ukuntu yongeye gusubirayo biratangaje. My question is uyu muntu mwe muri kureba mwe muzi kureba uyu muntu niwe ngiye ibyo bintu nabipurenze ariko sindi kubona Sandra niba ari ubu Sandra aho ngaho ha 2024 nuriya ubwo ngo hari handitse 24 uriya niwe kanze ngushake mbisirebere iwawe akasa hari nakasa mutwe uyu nguyu hari ubwo ari bimwe muri kureba ntabwo uyu nguyu ari Sandra ahubwo uyu mugande ari gucuruza urugambo mwe murabona uyu ari Sandra abahungu ari gucuruza urugambo subwo story za Sandra yazicururiza kugira zimufashe iki byanyobeye no singura ubona ari Sandra ngenda bona atari kwe kanze ngushakire ndebere ariko uyu muti ntabwo ni wakanza no ku ifoto yanjye se kanda ku ifoto winjire muri profile bagahindura amazina uko bwicamuye bahindura se urumva ntuwigira isaha imwe ni hano handitse ngo Teta yes Kristo urakoze hoya ntumbwire wiseka cyane nta kintu gisekeje kirimo. Oh my god hoya no kuri birababaje none nese ijisho ryavuyemo n'iminwa ivaho
sha ahagaze niwe ku ifoto we uyu we gendi uyu muganda avuga ngo wasanga maybe mana we uyu mutipe umuntu yamubona ariko ino gute foto nawe sinzi aravuga umuntu ngo ntabwo ari wayipositinze wunze garifari uriya ntabwo ari we uravuze gukubitwa byo bishobora kuba nanjye byabaye ariko uriya ntabwo ari we. bro igiti kiraguhindura ugahindura isura ugahita uhindura identity ariko njye nkeneye Oya amakuru none se nta uriya wa 2021 ntago twamuhakanye ko atari we. hari abari ba none se wari ukuntu bamukubise 2020 ahangaha twaravuze yurira indege z'i Kigali yeshanje imaje uyu cyangwa nguyu ni Sandra 2020 bari bamukubise igice. 2020 niba ari we wi niba ari we niba ari we kuko birashaka ko atari we Aha. niba uyu nguyu ari we iyi foto nk'uyu muganda uko abivuze reka mbasobanurire nanjye reka mbasobanurire mu byumve neza nandi gushaka kugira ngo nshake umuntu reka mbibasobanurire mwumva umva ukuntu uganda avuze ine enjogera egamba nti nja kukuba nkuwe risiiti umuganda aragukubita abaca umugande mu rugande ngo umuganda aragukubita ngenda mvuga akaguhereza izina na fagitire wumve famire y'amayanja most special omwami wizo akukuba n'akuguluza especially muri famiye ya Mayanja especially mwizo aragukubita n'inzoka yo mu nda akayikubita iri tugiye kugenda urumva mwumve Eh. akukuba najja enjogera eri nti nja kukuwa nkuwe risiita aragukubita agakukiza amagambo avuga ati ndagukubita ngwe na resi Aha. bw'abanga wizo wakubye Sandra Teta n'omutuusa ku kino nze nkuggyeko omukono ne famire y'amayanja ngiggyeko omukono wizo niba wakubise Sandra ukamugeza kuri uru rwego nkuvanyeho amaboko na famiye yawe nyivanyeho amaboko wamukuba n'omufaananya bw'otyo omulundi ogwasooka Daniela n'ava Muri kumwumva ra? godufata network zirajagare bantu tutakiba mu burayi Garifari ashobora kuba yaragiye gusura abantu nko muri Tanzania. urakoze reka nigendere Oya ibyaka cyanjye Wilson yari amubwishe kararangiye uretse gato uretse kugenda se uriruka udanasuhuje n'abantu. uzi ko nari nashyizeho data ntawe wamara kunyumva ntabwo twakumvaga se byagenze none ntabwo kiba muri ntabwo kiba i burayi uzi ko ariyo iyo mpamvu network uzi ko ariyo mpamvu ntago byari ariyo muri gucika za Amerika na za oya ariko Burayi. sere ku rugambo nari nibagiye gucomeka nari nibagiye gushyiraho wifi umva hano reka ntangire noneho umva hano gato umva gato omuganda alina enjogera egamba nti nja kukuba nkuwe risiiti umuganda aca umugani ngo ndagukubita nguhe na fagitire famire y'amayanja most special omwami wizo akukuba n'akuguluza muri famiye ya Mayanja especially cyangwa cyane cyane wizo aragukubita n'inzoga yo mu nda akayikubita akukuba najja enjogera eri nti nja kukuwa nkuwe risiita aragukubita akongeraho amagambo avuga ati ndagukubita nguhe na resi bw'abanga wizo wakubye Sandra Teta n'omutuusa ku kino nze nkuggyeko omukono ne famire y'amayanja ngiggyeko omukono ati wizo niba wakubise Sandra Teta ukamugeza uko ndi kubibona ngo ukuyeho amaboko ndetse n'umuryango wawe ngukuyeho amaboko wamukuba n'omufaananya bw'otyo omulundi ogwasooka Daniela n'avaayo n'aweereza akakazi kano ne kagamba mbu Daniela alimba kyova olabanga ne guno omulundi Daniela yasirise n'atanyega cye ubushize 2021 waramukubise umugira nk'uko wamugize uyu munsi Daniela avayo avugiriza induru y'umwana kugira ngo atamererwa nabi Sandra Teta we yivirayo agira Daniela umusaza mubwira ko nta kintu cyabaye murabyibuka Daniela n'umugore wa Kamiliyoni wa mukuru wa Wizo ariyo mpamvu uyu munsi ubu muri kubibona Daniela yagiye araceceka ngo cwe famire y'akakyala kano Cassandra Teta yavaayo famire netuuka ne ku poliisi ng'eyagala kusiba Wizo Cassandra Teta kenyini ne kagenda ne kaggyayo omusango kyova olabanga ne leero famire yasirise bocce ubushize 2021 famiye ya Sandra yaraje yarakaye ijya kuri polisi itanga n'ikirego gushaka gufungisha umukwe wabo bitewe n'ibyo yarakoreye umukobwa wabo Sandra Teta aragenda muri polisi avanayo ikirego niyo mpamvu umuryango uyu munsi wacerecetse ngo cwe tubiraba mu social media ate omusajja yeezira okutegeera nti famire yeekuvuddemu akuba n'akuguluza ahangaha niyo mpamvu muri kubona bitigeze bijya no muri media bantu banjye iyo umugabo yamenye ko n'umuryango wawe wagukarabye aragukubita n'inzoka yo mu nda akayikubita okugoroza simanyi biki mu runyarwanda ariko ndi kubyitirira inzoka yo mu nda kuko ntabwo mfite uburyo bivuga mu kinyarwanda okugoroza bye bikigwe gundi se muhungu
okwogereza bye biki nze sikimanyi ekigambo ekyo simanyi mu Luganda I mean mu Lunyarwanda okwogoloza ni ukugukubita na muzitsa bakayikubita na mibe bakayikubita aha Semo, Family y'abangi tumanyi oba bayigira that kind of music oba it was violence between mami and daddy nga bakyali baana bato. Daniela wano yavayo n'atugamba Chameleone yakuba n'akujja Masaka n'akutuusa e Kampala nga kulula bwakuba. iyi famille ya Mayanja niba barayishyizeho imiziro kuva bakiri abana aba bantu bafite umuze bafite ingeso yo kugira violence twabonye ubuhamya bwa Daniela yuko Chameleone yamukubitaga kuva Masaka kugera i Kampala munoba Daniela oyo gw'olaba. Daniela uwo nguwo muri kure wari umugore wa Chameleone Bw'oba nga Wizzo wakubye Sandra Teta nga afaanana bw'ati nga yabadde spicy old shape n'omukuba n'omufunze mbadde simutegedde namutegeera. Bw'oba bye n'omufuula new shape nze nkugyeko omukono. ikigo gikoresha amagambo mabi ati Wizzo niba mu by'ukuri wakubise Sandra ubugira kabiri ukamugira gutya ati nge no kumureba mu ifoto nari namwibe nabonaga atari we ariko niba ari wowe wamugize uku nguku ndi kureba ukamugira nk'ubwato bushaje ndarekuye Ebyammwe mbivuddemu anti bagamba mbagana tossaayo kikyo era mu butuufu. Kati maama wa Chameleone agenda kuvaayo agambe yabadde small misunderstanding bajja kutegeeragana abaana bange nga bakuba omwana wa munno bamufaananya bwe batyo mbu era bw'abadde butakkaanya butonotono. ati ni gute ibi bintu bishobora kuba ati icyo nzi cyo mbabwiye nyina wa Chameleone agiye kuza agenda avuga ati oya abana banjye mubareke hari ukuntu batumvikanye gato ariko ubuzima burongera bukomeze baraza kumera neza nta kintu cyabaye ni mubareke Nze famire y'amayanja ngigyeka wamma kyova olaba nga tubitambudde mu social media abakazi abantu babikoowa. niyo mpamvu nari nayobewe impamvu niyo mpamvu mubona bitigeze bigaragara muri social media ahantu na hamwe abantu bamaze kubirambirwa Abantu basaba kuwolereza ogusooka n'olaga nti ggwe oli mugezi nga bakuleka ne Sandra Teta kikyova mu bufumbo bwe bagenda okuttira. ati Sandra niki utabona ati ubwa mbere biraba bikaza bikamera nk'ibintu biri normale ariko kankubaze Sandra Teta urakora iki muri iyo mariage bashaka kukwiciramo Okuuma linnya na ssente kubanga omwami avuga viiti anaamala kutta omulambo gwe gunaabeera mu by'obugagga. ati urarinda izina n'amafaranga ariko kankubaze namara kukwica umurambo wawe niwe uzaba muri ibyo bintu by'ubukire uri kuvuga Abakazi muguma nti ngo abagore muri hangana ngo iyo vewe tuzayigendamo kuri umurambo so ngayo nguko ariko ku rundi ruhande my question is uyu nguyu uri hano hejuru hano 2024 uyu nguyu ni Sandra Teta mu ndebere twe turi kubivugaho gusa nta gahunda mfite yo kugira ikintu ahubwo comment cyangwa Godfather, izindi my bivugaho question wasabaga umusemuzi w'iki? no ko macha kugira ngo space issue ngwe nze ndi mutabani wa kabaka nze ne dire porogoma nze nogera uruganda nze siri mu na Uganda nze ndi mu Oya, Uganda bora ubwire. Wasabaga bana uziko ugira kimano. gwe gundi bade ndema maza nawe obade Semo bade nditaga wamangaye gundi Godfather, wamangaye ku icumi. ya mangaye cyangwa na mahanga no sinjye nawe ninde waba umwarimu wundi ngwe nze nogera uruganda ukitegera Udukinisha hano. nabakimisha kanye Tuvugisha mwese umvaga ntabwo ibiganda anazi bipfuye go. naye ndi kubasaza nagira ngo space manze ifata umuriro urumva None se Godfather, wowe wabyumvishe neza yamukubise koko nako yongeye. ntabwo urumva ahantu uyu mutipe rero binconfusinze bisaba kugira ngo umuntu azavugishe uyu mugande aravuga ati njyewe nari nabihakanye ntemera ko iyi foto ari iye nkuko natwe turi kubihakana tuvuga ngo ntabwo ifoto ari iye umuvuga ati reka ngiye nabonaga iyi foto nkabona atari Sandra nzi ariko aho menyeye ko ari we so ahubwo rero yabimenye gute ntabwo tubwira yuko bivuze ngo afite information ashobora kuba yakubiswa ariko ifoto ye ntabwo ari iye. iyi foto nanjye ariko ukuruye neza nabyo byashoboka Yavuze ko n'umuryango we ngo wabimenye ariko wanze kubyivangamo bitewe. nureba face nureba uretse gato nureba uruhanga sibyo ariko se ku ruhanga rw'uyu nguyu ari rugufi ko ndeba Sandra ariko byashoboka kuko ndabona amazuru yamukubise imana isura yayihombanije ntabwo iminwa wayimenya none se wamenya iminwa gute ariko amaso urabona ko amaso agiye amaso ni matoya nk'aya Sandra ariko se
kare ese mwahamagaye yago abantu yago ntari bugande si inshuti ye sinabonye ejo bundi yamukoresheje ikiganiro amuhamagara ukamubaza Mm. yamenya amakuru muhamagara kandi wumva amakuru ngiye mvugana na yago Mm. kana gute reka nagende harya nyago nawe urimo anyise nyanga Rwanda ntawe ugenda uvugana nawe so igenga nyanga Rwanda uriya muhungu muba mubushaka iki buri mwajya mumuri urumva so ibi ngibi rero nta comment njye mba nabazaniye inkuru ziri mu mihanda urumva nta kindi kintu nta buvugizi turi gukorera Sandra nababwira iki besurane urumva ntabwo turi ahangaha ngo tuvugire tumuvugira iki reka nzajya mvuga sitori nk'ibisanzwe nta kintu cya danje ariko iyi nkuru aramutse ariyo byaba ari akasamutwe navuga ko burya urugo ruraryoha bro namenya ko dufite abakobwa bihangana none wasobanura ko ibingibi biramutse ari byo Sandra rwaba ari urukundo yaba yararozwe baramuroze twabyita iki baramuroze umva sibwo ugiye gushimangira ko baroze umwana w'abandi uzamurogora ntabwo wakubitwa kuriya ngo ugume gatwada baramuroze ubwiwe n'iki ko ari we okay actually ndi kubona atari nawe isura ariko ntabwo bavuga ko bamukubise byanze kandi bikunze uyu bamukubise muganda avuze ngo nawe mureba bwa mbere byamucanze yabonaga atari oya we iriya sura ntabwo ari iye mwitegereze pe nanjye ndabona atari uriya we mukobwa afite uruhanga afite mu maso harehare ariko uriya urebye isura ye wanabivuze ntabwo ari uruhanga rwe ruratandukanye gusa bashobora kuba ntibashobora kandi bamukubise barukubise no warumenya gute kandi uraba barukomye uburyo nose